Kwipusi n'atanye guhumurirwa n'urwabo. Gauri ya ndirimbo ya akapera. Sama bomora muri sama bomora mu bukonje bomora Esther bomora Delphina bomora Nyiramenyo Muna ya Kamara na Nzovu yakari ameze neza risoba nuvuga ngo nyuma igihe kinini ashobora kuba baramuviduye yanyweye yashameze neza. Mwerwa kuvugana na Nyokobuja nako na boss wa azo. Dore kuvugana mu kimwe. Wamenye saka afite smartphone. Yaragutuje. Oya ntago tuzana dutekereza nongera no kubaho waramututse hasi oya ntago kwiganira nje rumva natinyuka yarambwiye ngo uri general ntago ariko Asia n'inzovu muvugana umuhungu wawe Ibaza bya musaza kibazo bura iyo ugiye kuba umuntu Asia iyo ugiye kuba umuntu cyangwa umukobwa wawe ushaka ndi umuhungu wawe nuguhango y'umuntu akurusha amafaranga ese ko wabisetse ndubisetse ni Gasoye Pacifique nawe uri asa mwita umwana we uri imyaka musha ntabwo yize Asia uranywa mukobwa wanjye uranyumva oya vuga mama ubushize mama wanjye ubushize mwavuga ko njye usenyera Gasoye Pacifique na Dusabe ejo bundi bajya gutandukana nabigizemo uruhare koko ntawamenya wasanga hari ukuntu ufitemo akaboko wasanga ufite ukuntu babuza njyewe impamvu njyewe nakoze withdraw out of match njyewe nasanze turebe withdraw ni iki ukamvugiremo sindi bihe ntabwo bibe kugavuga yakamwa babuza njye nasanze imyitwarire yanjye cyangwa se imico yanjye ari mibi cyane mbona yuko uri umuntu kugira ngo wazaze kuvukamo backfire havukemo ikintu gikomeye mutamo gukora withdraw ndahukana wowe no mugabo wa mbere kwisi wahukanye kuva muri ariko mabuja ko nabaji wawe unangaburira ntago nagera nkamara n'iminsi 3 utaza ahantu sasa uranatani komande ki amuyobora muri rwego yitwarira ko umuntu arongoye bivamo aguma gumeze gutyo ubwo rero nge simbishoboye no kurongora nibishaka bizarurere nubundi muri biraranditse kurongora ni byiza ariko iburetse ni byiza kurushaho ntago nagiye gushaka waje kumiga ngiye Dusabe neza njya kumushaka ko ari waje kumiga shani ibibazo gushaka kwikundira umuhungu uva kuruma wiyemera nimba yaje kukwiga se ntabwo wamukunze yaraje ariko ngiye sinari nzi ko azavamo izi ngaruka zose ako abantu benshi bavuga ngo ibyo wabanaga nawe ngo nibwo wari umeze neza niba ndiho nabi to die is to die nzapfa nk'abandi bose none se kuki ushaka gupfa kare wakereje urupfu basi ukaba ugisuye kwa Dusabe ngaho kugira ngo asubirane na Dusabe yakwemera agapfa da nibundi njye narapfuye ngewe n'ubundi ndiho nk'utariho ariko mfite amakuru ya chini ya maji ngo ari ukuntu acinyuma akagenda akamusaba imbabazi akamwinginga ayo yo tuzayamenya mu minsi iri imbere kuko ntabwo mwinginga rwose Esther yavuze ko ahora mwinginga ahubwo turebe nibyo tuvuze ngo Ezidro ngenzi mu makipe yakina mu Rwanda bita Ezidro hari kunganya mabuja amakuru ya Ayani ameze neza ameze bo ariko yakubura kumbabaza mabuja ntago nakubabaza rwose ubyara umwana agakunanira ariko ubuhangayitse wowe urananiye andumbiye mabuja ntago nananiranye rwose nese mabuja urananiranye niba umuntu tudashobokanye tukaba tutari guhuza nuko bango yakamwani wananiranye Dusabe ntabwo yananira nawe uzi ko kare wivugiye ngo afite imyitwarire mibi ngo yarananiranye naye akavuga ko ari umugore
bo uraza kuvugira umuntu wabera cyako uzwara abantu bakundana ngiye hari umuntu wamaye urugero ngiye hari umuntu wamwe ati yakundanye n'umuntu apanaje kukugira inama ariko kubana bikanga mvugiye mbwirira umuhungu wanjye nzabigenze kuko uramenya mu minsi mikeya hari umugabo kakajwe nawe vane mati umwana y'ibyo ngibyo nabwo mugana na papa yani yaka ndakumva papa yani yaka bimeze bite amahoro umuvandimwe none se ubwo ko twasezeranye ko nawe ugiye kuzemera nyine kuba inganzwa ariko kubaka byagenze bite nge nabonye bitari gukunda aho kuba imbwa nzabimva nibyo akirasa none se wabaye inganzwa gatoya wumva ukuntu bimeze numvise rwose ngewe kabisa muri yangana kabisa murametiriza wabonye dukwiriye igihembo ni igihembo muragukwiye kabisa twaravuganye arambwira ngo ngiye tugomba kuba inganzwa ariko tukubaka aravuga ati nta kibazo none arahinduye ngo aho kuba imbwa yabimva ayiwe nahizo ngo yabinka ubaza urwo rujambo rwose yakarakagera ariko rero ndabona ubu bwabwo wenda bushobora kuba burimo ubwo bushobora kuba burimo kuko papa yani we ahubwo uze kureba ukuntu ngenza ngo namukubise unisukumia hata quelques dollars ngapi unipiga hata 50 kabisa papa anatajya avuga Igiswahili uzamwigisha iringara kandi yaka karame samana ngere ukuri kwera kababwiza ukuri ni njyewe n'icyo kibara cyamba kimbabaza yakaramangayikisha byibuze niyo ugije kwa aramangayikisha rega uzo byuzamerewe neza kurumva ruva ntuje ariko bizagenda yakateze gidigararo mu rugo rwanjye baza papa ariko nta yes uzuko teze imidigararo mu rugo rwanjye mwana gute se mwana wa mama wowe utuma mama yana yakujya mu kazi ngo ari kuririra yaka madamu wagera guhangayikira nkumva ari kurara yimyoza nkavuga se bimeze bite ngo nabonye video ngo umuhungu wanjye bamukubise bamuri ingumi kwa kabiri habaye ibintu by'imirwano kandi urabona mu kabari ibintu by'imirwano bibaho ndaza mwitwarire bigira inzira rega njye wari ugushopa papa ngenge rega ariko nabonye abantu benshi muri comment wamujyanye Amerika bavuga bati uriya muntu wamuriye ingumi ngo yarahemutse cyane kuba ataramuriye nk'eshatu zire ngo zikube nka kane n'amenya ariko ko ari nge wagaragaye iyo mumubona ariko yakamwana ngo umva Asiya yakamwana yamukubise bogisa yaramukubise no kuri kwima oya nguriya twabonye ni uwakubise buriya tubona uwakubiswe ngo byari kuba ibindi ariko urumva wankubita bogisi nyiri ugatahira twarakubonye na video y'indi Sodoma tukubona wambaye agakote umukobwa gahunga hariya kwari kwirinda backfire naho bundi iyo bibaye ngombwa natwe turataka rega bura ngo wankubita gutyo ngo amabuye arahari hari amavide mfite amenyo nanakuru bazagufunga noze umuntu wari ugutse papa ni rata uze kurigira ukuntu ngenza akanimero ni kaka nsigaye njyenyine umva reka mbabwire yaka nukuri ko Imana ibimutwaro bigabanye ureke kurwana ureke ico mibi nimba udakunze na dusabe basi uje gusenga usenga Imana iguhindurira amateka wajya usenga basi akwase yakwitwaye nka nzovu ariko burangiye umutima wanjye wamaze guhena sigaye numva kuri isi nta kintu cyanezeza nubwo wama n'imodoka umutima wanjye warahennye nta kintu kimwe cyanshimisha ko nta na rimwe nigeze nishima kuri isi navukiye mu kababaro nkurira mu kababaro kugeza na n'uyu munsi umfashe cyagushimisha senga uyegereza Imana ibyo bintu ni imico n'imyuka mibi igihe cyanjye cyo kwishima cyararangiye wishimye ryari nta na rimwe nigeze nishima kandi uvuga ngo ukishimaje nawe se basi tunari kumwe ntabwo wishimaga byibuze mu gake bariya narishimaga
ko wenda gake kidogo ariko ku mutima buriya ntabwo nabaga nishimye wenda narishimaga kubera ko hari ukuntu wenda agacupa kabonetse icyo kurya cyabonetse ariko buriya umutima w'umuntu ntabwo ujya upfa guhinduka. ese bano bagabo babiri bagira ikibazo cy'uko ngo banga kuyoborwa n'abagore ngo ni abagabo cyane. Ntabwo turi abagabo cyane ngo turimbwa cyane. Aha yakavuze ijambo ryiza n'ukuri. Asa njye ntabwo ndimba. Yakari ubyivugiye ngera mu nisimja. Oya imbwa. Asiya ko babitwita buri munsi. Abagabo ni abayoborwa n'abagore babo nibo bagabo. Twananiranye rero ubwo turi. Ntabwo njyewe hari umugabo wanjye ahubwo aranyobora. Nanjye noneho namubwira ibintu tukuzuzanya. Arega buriya hari abantu bahura bahwanye. None se ninjye wa mbere na Nzovu nguyu ninjye wa mbere unaniranywe n'umugore. Abantu nibuzuye hano hanze abananiranywe n'abagore kandi bafite n'amafaranga noneho. Ariko manibuzi ikintu amaze kubona akenshi n'ibintu dusaba umurekana yaka ikintu cya mbere iyo utakunze wowe muntu ngo umukunde umwikundire ukora iki umuterete nk'akajambo riri kumucyurira ngo ni wowe waje kunyishakira uzi ukuri biba bimubabaza ako nibyo isabe yashatse yakamwana ni ukuvuga ngo rero ariko ntabwo yamushatse njyewe uko byagenda kose naje gusanga imico yanjye niya dusabe bidahura. Mu gihe rero bidahura wenda Imana izamuha nawe Imana izamuha uwo bahuza. Umuntu afite kamere yakafite kamere akaba afite n'umudayimoni ubona yakagiye kumera neza akakubwira ibintu yakavuze nibyo manibu ureka mbwira ikintu cya mbere kibaho mu buzima ntabwo ushaka gushaka abantu babiri ntabwo bashaka kubana bose bari ingare ngo bikunde. Umwe muri bo agomba guca bugufi nimba rero bose bashaka kuba abagabo mu rugo ntabwo urwo rugo rwabaho. Noneho gusa bashira hejuru naka gasira hejuru. Ejo bundi dusubirana dusaba uzi kondisiyo bari barankizeho ngo saa 4 ngomba kuba nageze mu rugo kandi uretse byakwene kuzubahiriza ndi imfungwa kuba bakira kondisiyo saa 4 ubukora iki hanze saa 4 ukora iki tubwira ari akazi uba urimo ariko manibo aho n'abandi hose nta muntu n'umwe wemerewe kunshyiraho kondisiyo uwo ari we wese ari kondisiyo ariko muri logique usibye kuba uri mu kabari konsoma yo wakoreye uwangiza amafaranga saa 4 uba uri gukora iki hanze. Uburyo ushobora kubimbwira mu wangira inama ariko ntabwo washyiraho ordre ngo saa 4 ngomba kuba nageze mu ordre negative n'umwana wawe wibyariye hari umubwira ngo sambira ajya bari mu Rwanda nk'abajinama n'umwana wawe wibyariye hari umubwira saa 4 akaza saa 5 n'umugore yikwitwaza amasaha dusabe ntabwo yakwanze kubera ko ngo yarakwenye ngo kandi ngo waranaraga hanze ikiri cya kabiri kucyo waryaga umugore na nyirabu n'umukozi we iyo ni amagambo y'abantu kandi umukozi ashobora kuryoha kurusha nyirabu. Oya ibyo bintu bigambo ntabwo hano tubikura. Asiya reka ngo usubize ibyo ngibyo nose ko atari imico mibi abagore dushaka ntabwo ari wa mbere Asiya ese undi umukozi agusasira buri gute umugore wawe ngo yogeje akarenge akakujyana amazi muri toilette cyangwa byose akagutekera nanjye namujamabye abagore mu muri ibi nibo murimo kwica ibintu nimba umugore atagwaye care umukozi nanjye umukozi namugomora abana bagabo nabo ku rundi ruhande rega nubwo wenda warenganya bari abagore babo ako nabo bafite ingeso zabo kandi none abagore bacu bafite ingeso manibo ujye ukominga nta mugore ngira ukomene ingase bakoze vangwa abagore bacu nta mugore ngira umugore wo kwitirira nkawe ugenda witira ngo abagore bacu ntabwo akiri umugore wawe nge nta mugore ngira ngewe okay turakarabye ibyo kujya wiyitirira ngo mfite umugore kumva gusa ngo ufite umugore wo kuzererana gusa cyambere ntiwamujya no mu maguru kwanza Asiya nta mukaza ugifite
ubuse mutandukaniye ni nko iki nta mukazana ugifite ndiko nzovu mabuja yana turi pusi nsubiriza abahungu bawe umbwire na papa ni rwose aze kureba ukuntu yankandira akanyenyeri ariko njye rwose ako kanyenyeri ndetse n'ubanza ugahinduka yakangiye gukanda akanyenyeri k'umuntu agende n'ubundi asare n'ibibazo njye ntabwo nsabije ntunkandira akanyenyeri pusi kandi kugira ngo yakanago yahitamo kandi ubwo yakayijyana akayibagisha rero bakamukorera brochette yakaro ntabwo nakarya ntabwo karya sodoma tujye yaka umva yaka yes mabuja uza kumpamagara kuri WhatsApp tuvugane deal umamagare ariko se Asia nawe rero fata umwanzuro umushakire visa na passport umutware niko bigiye kugenda cyangwa ngaruka nkamureje aho ngaho nanzavu nanjye uzantwara nzaza ariko se mbatwaranye ko n'ubundi mwakongera mukananirana ndetse Asia reka nkoze ikibazo indangamirwa muri Amerika zivayo ntazihaba z'abazungu ikibazo afite ntazo ubwo njye sinzajya muri Amerika nkunda kubomora ntabwo nzaza muri Amerika ndakukatiye nawe koko kumyaka njye ntabwo najya muri myaka yawe koko azajya njye sinzajya muri Amerika ngenda bakati njye wikundira kwibomorera nzaguma Sodoma Nzovu rero ndaza nitwarira umwana wanjye inama ya quartier ariya muri quartier Nzovu atuyemo ngo y'abagabo yicaye inama yateranye bavuga ko bagiye no kumwirukana muri kazi ngo n'abagabo bo murimo ari utuye kuba muziki ase bundi mama ni bo yakarenze kagiye kuba umunyarwanda akabona ibyangombwa yarongoye dusabe byibuze umuntu akamushakira n'amapasiporo kuko wamushakira undi mugore dusabe nta wundi mugore nzamushakira njye zizamushakira azishakira yakamwana ifite yanjye ntabwo namushuka nashuka yakamwana y'imyaka 40 umva niwanshuka nta nama wangira nta nama ntabwo nzagushuka shaka undi mugore dusabe yashatse Delphine noneho yajya gukubita bimwe bavuga ngo dusabe ngo ni ingare uriya we wajya upfukama akagukorera iyo ngiye ariko njyewe ndinda kugirana nawe ibibazo iyo nguhunze ko nize guhunga mabuja asante sana tekera abana ni weekend Asia tuye muri estate ni hehe kumbe ujaza nuza muri amen ureba muri zo kashogoje muri Brazil muri mene ni muri Brazil abantu batuye Brazil ako karaga huko karusha ubwenge ntuza noheri none katatse none akonzo vumo ibiki tubese nakina mwe mbere man mfite n'inyota no kuyikwima kandi uraguyenze rwose umuzi gutya oya ako byibura nzo yabameze gutya ubona ari calme wowe umumeze gutya wowe wagira ngo ziba zasose umuntu atutse ko ngeze ziba zasose Nzovu abari aho ngaho nyubona ko hana ako nzovuze ko bakubwiye ngo ugabanye inzoga kubera indwara zikubamo ntibabikubwiye diabete isukari iki byose ntibakubwiye ngo uragabanye inzoga ngiye kuzanibira nza nta saa moya ngabanya abagore n'inzoga maneno yako maneno sema kila siku Nzovu kila siku duharana murare tutitaye ko dukunda umurimo bashoferi oye ibashoferi ndabasuje cyane wari uzi ko Nzovu agiye gusohora indirimbo akwipusi n'atanye guhumurirwa n'urwabo ngaho uririmba ya ndirimbo ya akapera sama bomora muri sama bomora mu bukonje bomora Esther bomora Delphine bomora Nyiramenyo hari abantu bajya bavuga ngo upfuye ubutse akavuye uhagaze nta kibazo nzipfira n'ubundi narapfuye byararangiye iyo umuntu apfuye aba yarapfuye byararangiye kandi gupfa sinzapfa kangahe nzigendere iyo ndirimbo zizasohoka ryari ntabwo mbizi
abayembye nandi kumwe na Jeta vo mfite ibikonomande hano hejuru hasi wabaye iki ni umuntu wandi urugwanye neza ndakubitwa igihe cyose so yaka gahunda nizi mbo gahunda ivi nge gukora fresh ariko ejo nshobora gufata urugendo nerekeza Miami ko tujye gukora integration muri Amerika se babaruye abanyarwanda babafotoreje ndagwerekeza natwe ndagwerekeza rugwango ariko ubu ngubu ushatse wagera ugahita uhinduza dossier ukavuga ngo nagushaka kujya muri Amerika urashaka Australia si bakiri kugenda mbo nukuva izo dossier zizaza nyuma kuko iri nibarura rusange control physique bamenye kubyumva ariko control physique no gukontorora physique ni ingagi ni biki byose physique sérieux control physique nuvuga twebwe ko kantu twagakoze muri 2004 cyo gihe twabaga ibarura rusange twabaga muri ubwo ariko igisiraje RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie Armée Nationale Congolaise utunzwe urya ngahe urara mu nzinga ibyo nibabibara zo nta gitekerezo na kimwe watanga nta n'ikibazo na kimwe wabaza ngo usubizwe yaka abyo bita uzajya hariya imahamba abyo bita ibarura rusange nta mu Rwanda ari kuvuga ngo ibarura rusange abanyarwanda tugeze kuri miliyoni zingahe sibyo namwe ese ibarura rusange imahamba hari abantu imahamba ntabwo ari imahamba hambirwa ni mu murenge wese kwasha sinjye wabitsinze iki ubushize ntabwo ari imahamba mahamba umuntu w'umusitari ugenda ni ipantaro yacitse man unura mu kwicuka ngira uranyishyura umva none ni ipantaro John yakuzaniye irashize noneho kera kabaye nzambara icyo ngiye kugura imyenda ejo ndi mu biryo wigurira n'agapantaro nawe mfite imyenda ese John aracyari mu Rwanda John akuzaniye yaragiye yasubiye muri Amerika nze ko kandara nze ko ahubwo ni ugiye kuza none mu kwa gatatu kwa karindwi takuwa uko abo turebe abyo bita ngo ibarura rusange mu Rwanda mwese iyo bavuze ibarura tubireke Nzovu nta gitekerezo bitanga ubu ngubu gifatwe nka seriye you are not serious Nzovu ko gukora barya ibyo ngibyo byo ntabwo nawe buri munsi akubwigiye yakarabye gukara bari kwa Esther mbone shatse abahizi kweli twavurima misasa naboje bundi bagakomentinga kubijyanye n'iyo kwafe yawe ni nyabaki ngo iyi kwafe yanjye bayita Lukasa ya Mbongo ni peke cyangwa Lukasa ya Mbongo hano baraconga ukazangukya urabuze Lukasa ya Mbongo ni iki ni indirimbo ni nyiri indirimbo hari ikindirimbo cyera cyazagamo Lukasa ya Mbongo ndimba sibaho Mbongo ni indirimbo za kera za Lukasa ya Mbongo nose iyo ndimba yarutaga ya Koffi Olomide abantu muri Miami Koffi Olomide indimba yitwaga Ruwa ngiye nakoraga akazi ko mu rugo uzi ba Franco nigeze kwibyina ndashiririza indirimbo yitwa Nzele hakiriho Nzele bose ahubwo Nzele ndagusuje wezo neza nyuma ariko baby wacu Ruwa ni za mbere Nzele bamwita Nzele none sinagutu tazi none se nuzirayo sans papier papier ni impapuro ko numva utazirumba man papier ni impapuro marumba ntabwo yazi none se iyitwa Fatimata pekare isa pepekare niko yaka indirimbo yitwa Fatimata indirimbo bita force d'intervention rapide ni umuhanzi bita Wilson Ndiama Makanda ndikubwira indirimbo za ba Franco ya de 95 yasohotse muri 1995 cyo rumbuzi ya kera ni mu kabiri primaire force d'intervention rapide bayita bakoreshaga rapide indirimbo bita Kalaiboy ngiye nkunda abakongomani rero ukuntu abakongomani bambaraga wamanuraga gutya reka mbibereke ugatebeza gutya umukongomani yatebezaga
ngiye kwigira umukongomani yagiraga inda abakongomani ari ukuntu batebezaga gutya ugahita ufata umukanda uzamura hano kuri nta mwana uretse yakanzamura none akabona kajye hejuru bashyira hariya dore ni ahangaha zamura uzirikira ahangaha utundi dutatu kongomani noneho mwakabyara ruwa ukata umuziki sasa ruwa ubwo ngiye gukata umuziki w'umukongomani wiwutema akabona ko kazamuke neza ngaho twagiye telemino nakwe usaline lokote otoki no kututa na pete kaka bongo yo bapesa yo bapfuye hose umukongomani yazamuraga gutya aje ni kwabigwa apfuye ari hose cyangwa wihuse yarapfuye ngo wihuse yarapfuye wihuse yarigendeye wihuse yaracomotse atabonye inzovu n'ibitenge n'ibitwenge nuko bimeze n'abandi rero bari kugenda bavuga I have to change myself. Avuga yakambwe abazavuga bazavuga ata ukuwe nani abagira pesanga ordre nibisekere ngana yakodomela limba twizere kutari gutukana ariko nagamo gutukana kodomela limba muvuga uyasesemura twagiye nuvuga yiswe ndasemura kodomela limba ngo mwitonde mukavuge ibibashemo kodomela mai mwitonde muzagwa mu nyanja uko na fabrique hapa anafanya mafabrikasio wa una fabrique ukosa au wakati Swahili kidogo kuna danganya wewe sio nasema mambo mengi sana ndimo kudanganya ndimo kubeshya au jua Swahili mie ce n'est pas Swahili ce n'est pas Swahili nari kuvuga ntiruvamo kanuna kandi bura wasanga kuvuje utaranarya kandi gusigaye uteka ufite amasafuri mfite inyama ni ukuri mfite inyama navuye mu rugo mu gitondo naranye inyama n'ubugari buke ku isahani tujye kurya aho watetse inyama wewe urazitekera iwawe iwanjye cyane zo wakwiye kwa Esther sasa mpate agira inyama ko banashwanye oyase kandi ari kuvuga ngo yaguhariye ngo Esther ngo mugumane yabivuze se koko yaguhariye rwose ngo yabonye Esther mugikundana we reka nakagaruka le problème de dossier ça gâche beaucoup de choses